ikirere cyawe cyafungutse ukinjira hariya wicara uruhande rwawe. Go deeper. Bona hari agatsiko k'abantu bagera kuri 3. Aha. Kandi bagaragaza ko bagukunda. Mbona bafashe umwe muri bo bamuha telefone. Baragusura mu rugo. Urabakira. Aha. Bari bafite mission yo kugukuramo amakuru ariko ashobora kukugeza kure. Muganira utazi ko yashyize telefone yari kuri codinga, mwaganiraga ariko kuri codinga. Ariko akakubaza ibintu ashaka kugutega umutego kugira ngo mission icyo bashaka bakigereho. Mu gihe wari urimo ubabwira ibyo ubabwira bakubazaga, nabonye marayika w'Imana. Nibwo bwa mbere mbonye urushyi rwa marayika w'Imana. Amukebuye urushyi, agenda atareba inyuma. Aha Imana irakurengera ku rwego rukomeye. Cya kabiri, come on, nabonye Impanuro TV, ishakiro ry'amakuru yizewe. amashyi ntago yumvikanye neza, mwongere muyazamure cyane. Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu. Dufate Bibiliya zacu dusome ijambo ry'Imana. Turarisanga mu gitabo cya mbere cya Samweli. Dusome igice cya 17. Dusome ku murongo wa 37. Hanyuma tuganire kuri iryo jambo ry'Imana. Turasa gukuramo icyifuzo turasengeramo, kandi Imana iraza kuduhana umugisha mu izina rya Yesu. Igitabo cya mbere cya Samweli turasoma mu gice cya 17. Hanyuma kandi dusome umurongo wa 37. yego. Yesu aduhana umugisha. Kubahageze reka dufate Bibiliya tuhasome. Bibiliya iravuze ngo Dawidi arongera aravuga ati, Uwiteka wandokoye mu nzara z'intare n'idubu. Ubwo ni ryari? Ahashize. Dawidi arongera aravuga ati, Uwiteka wandokoye mu nzara z'intare n'idubu, azanyiza no mu maboko y'uwo Mufilisitiya. Azanyiza no mu maboko y'uwo Mufilisitiya. Nuko Sawuli abwira Dawidi ati, ngaho genda, Uwiteka abane nawe. Amen, amen. Mutabyumvise neza? Amen. Nuko Sawuli abwira Dawidi ati, ngaho genda, Uwiteka agire gute? Abane nawe. Uwiteka agire gute? Nitwa Nizimana Daniel. Naherukaga hano tuganira ku ijambo rivuga ngo egera ishyano ryawe kuko urasangamo imikorere y'Imana. Sifa kwa Mungu. Uyu munsi ijambo Imana yampaye ririmo ubwenge bwinshi. Ijambo rya mbere riravuga ngo ntugatakaze ubuhamya bw'ahashize kuko aribwo Imana igiye gukoreramo igutambutsa ahantu none ugeze. Ntugatakaze ubuhamya bw'ahashize kuko nibwo bugiye kukwambutsa imbere aha ngaha. Yego. Ijambo rya kabiri riravuga ngo inkoni uzakubitisha abadayimoni bari kuguca intege bakubwira ko bitazashoboka, uhindukire ujye kuyica mu ishyamba ry'Imana yakoranye nawe ahashize. Mukomeye amashyi rero mushimire Imana. Dawidi umunsi umwe yagiye mu nzu y'Imana, aravuga ngo kuba mu nzu y'Imana bindutira kuba mu nzu z'abakomeye. Sifa kwa Mungu. Aravuga ngo umunsi umwe gusa ndi mu nzu y'Imana. Aravuga ngo niyo nasanga umuryango w'inzu y'Imana yanjye ukinze, nahagarara hanze nkavugana nayo ikanyuma. Yego. Aho. Asohotse ahasanga abantu. Arababwira ngo Uwiteka niwe mungere wanjye. Haleluya, haleluya. Aravuga ngo ntabwo nzakena. Yego. Aranjyamisha mu cyanya cy'ubwatsi bubisi. Anjyana iruhande rw'amazi adasuma. Haleluya. Asubiza intege mu bugingo bwanjye. Yego. Naho nanyura mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu. Imana ishimwe. Aravuga ngo sinzatinya ikibi cyose kuko ndi kumwe nawe. Abantu baramuseka baramubwira ngo ntago byakunda. Arabacecekesha arababwira ngo reka mbabwire uwo bizakundira. Uba mu rwihisho rw'isumba byose. Yego. Azahama mu gicucu cy'ishobora bingahe? Yose. Imana iramwumva. Imana Haleluya. iravuga ngo Dawidi we umvuze neza. Yego. Ihita imubwira ngo kuko wankunze akaramata. Oh. Haleluya. Kuko
wankunze akaramata Imana icyo ishimwe. nicyo nanjye nzagira gute nzagukiriza. Nzagukiriza. Abantu baramubwira ngo reka kutubesha ntabwo byakunda ahubwo uzapfa inzara izakwica. Ageze imbere gato yatera urupfu ubwoba ararubwira ngo ntabwo nzapfa ahubwo nzagira gute nzarama. Tangariza abadayimoni bakubwiye ko ugiye gukenyuka, tangariza abarozi, tangariza abapfumu, ubabwire ngo ntabwo uzagira gute. Ndashaka kukubwira ko ibishaka kukwica byo bihari. Ibishaka kukwica byo bigize gute? Birahari. Umunsi umwe ngo mu gicuku cya nyuma Uwiteka yegeze yitamurura ngo yitegereza ingabo z'abanyegiputa bacikamo igikuba. Ndagira ngo tubwire Imana igira ibintu yitegereza muri iri teraniro. Hari ukuntu Imana yitegereza bitandukanye nuko witegereza. Hari ibintu Imana igiye kwitegereza. Ijisho ry'Imana gusa riba ririmo imbaraga zidasanzwe ngo zicikamo igikuba. Hanyuma ijambo ryanshimishije rivuze ngo iki? Riravuze ngo amagare yabo inziga zicomokokamo, umva neza, ngo atangira kugenda kururuka kandi biruhije. Suko wari umuhanga mu kwiruka, ahubwo nuko hari ibintu Imana yagiye ivana w'inziga, nuko hari ibintu Imana yagabanyije umuvuduko. Haleluya. Uranyumvise? Haleluya. Haleluya. Ndashaka mbakure mu kirere cyo hasi mbazamure mu kirere cyo hejuru. Yego. Kubera izihe mpamvu? Aha. Imbaraga zo kwizera ufite muri wowe zirangana n'igitangaza Imana iri buze kurema. Yego. Kwizera ufite muri wowe kurangana n'igitangaza Imana iza kurema. Kandi nuza gusenga uza gusobanura icyo ushaka ku Mana. Ntago munyumvise. Nuza gusenga usobanura icyifuzo cyawe. Dufite abantu bagisenga bavuga ngo ariko Mana ngo bigenze uko ushaka. No, ubusenze nabi. Uko ishaka nuko yakugize wowe waje kubihinduza. Ngo Mana ngo nubona uko ubishaka ngo bari kubigenza. No, uko ibishaka nuko yakugize wowe waje kubihinduza. Uze gusobanura icyifuzo cyawe. Dukomere Imana amashyi mu izina rya Yesu. Imana igukorera igitangaza kingana n'ibitekerezo waje ufite. Nyumva neza. Nishobora gukora ikosa ryo kugukorera igitangaza kirenze ibitekerezo byawe kuko ushobora gusaba. Come on, come on. Kandi uko ufasha Imana ni kwiza. Nuyifata nk'inyembaraga iraza mu mbaraga. True man of God. Abasanga umuntu wirewe hanaje gusengera ikiro cy'ubugara abo baba ari abazimu. Oya. Imana ifite ubushobozi bwo gukora ibigize gute ibirenze. Yego. Mana kugira ngo uzamure kwizera kwawe. Ubu turacyagira abantu basenga bakisuzugura ngo Mana ngo meze nk'umubu ngo ntacyo ndicyo ushatse wamonyora ngo ndi nk'amazi ngo ameneka ntayorwe. Umeze nk'umubu umwana w'Imana. Uzi ukuntu Yohana avuze? Aravuze ngo bakundwa ubu turi abana b'Imana. Uko tuzaza ni kurerekana. Ariko dufite ibyiringiro by'uko niyerekanwa tuzagira gute? Tuzasa nawe. Haleluya. Imana itakora. Nishobora gukorera igitangaza utari wemera ko cyakugereraho, cyakugirirwaho. Igitangaza utemera ko cyakugirirwaho. Ubundi igitangaza ni iki? Ni ugufata kwizera ugakuramo gushidikanya bingana n'igitangaza. Ikintu muze muracyumvise? Igitangaza ni iki? Ni ugufata kwizera ugakuramo gushidikanya bikangana n'igitangaza. Haleluya. Ndagira ngo uzamure kwizera kwawe kandi. Yego. Mbibutse ko uko wiyita niko Imana ikugira. Uko wiyita bingana nuko Imana ikugira. Muranyumvise hano? Yego. Uko wiyita niko rwego Imana igutwara. Yego. Ariko ndashimira Imana itesha agaciro aho tuviga hagaciro aho tujyaye. Kuko aho tujya haruta aho tuvuye. Tuvuge ngo amen. Aho tujya haruta aho tugize gute? Yes ashimwe. Rimwe na rimwe hari igihe Imana ivugana natwe tukumva ibyivuga birenze ibitekerezo byacu, ugahita uhura n'amajwi akubwira ngo aho uvuka
ntawigeze atunga ibyo bintu, wowe ntabyo uzageraho. Cecekesha abo bazimu bakubwira ko utazaharenga, kuko aho abantu bavuze ko utazarenga Imana yarakurengeje. Yego. Hanyuma ubwo yahakurengeje n'ahandi bari kugutega iminsi ugomba kuharenga mu izina rya nde? Yes. Hallelujah. Iyo Satani agusuzuguye ugahita witereka mu gisuzuguriro abagushoboye mu makosa udakwiriye gukora, n'ugusuzugurwa nawe ukisuzugura. Ubundi njye w'insuzuguye ubu nzamuriye amavuta. Ntabwo nyumvise wowe. Iyo nsuzuguye ubu nzamuriye iki? Ubu nzamuye amavuta. Nubana n'abantu 1000 baguca intege, uzabatera umugongo usanga umuntu umwe ukongera imbaraga. Umuntu umwe ukubwira ko byashoboka aruta 1000 bagira gute baguca intege. Come on, come on, come on. Bana 1000 baguca intege barutwa n'umwe ukongera imbaraga. Babwira ikintu gikomeye. Iyo umuntu azagera kure ntabwo bigaragarira mu byavuga. Reba hano tugenda. Iyo umuntu azakomera akagera kure ntabwo bigaragarira mu byo avuga, bigaragarira mu byo akora. Kubera iki? Ibyo umuntu avuga bigaragaza uwo yiyita, ariko ibyo akora bigaragaza uwo azaba we. Ndashaka kubinjiza mu kirere cy'amavuta ya mu izina rya Yesu. Tuvuge ngo amen. Amina. Inshuro nyinshi nababwiye ngo mwirinde kwisuzugura. Nujya usenga ujya witereka mu kirere cy'abakire. Yego. Merutse kujya ahantu. Aha. Nangiye mwivuga butumwa. Come on. Umukire arambwira ngo ndashaka. Aha. Merutse kujya ahantu hamwe. Ehe. Umukire arambwira ngo ndashaka kujya kukugurira. Ehe. Ariko mbabwije ukuri. Nta n'igiceri cy'icumi nari mfite. Noneho turagenda arambwira ngo ntabwo turajya ahantu haciriritse, ndashaka kukujyana muri hoteli nkajya kukwakira. Aha. Turi kuzamuka. Yego. Daimon irambwira ngo wibuke ko nta giceri ufite ku mufuka. Waka ibintu biciriritse. Aha. Hanyuma tugezeyo turicara. Baravuga ngo hanyuma umukire wajyanye arambwira ngo ngaho akica ushaka. Daimon irambwira ngo ibuka ko nta kintu kiri ku mufuka. Uraka ibintu birenze ukabira ubwishyu baragusigarana. Irindi jwi rirambwira ngo uzamuka mu kirere cyo gukira. Ndavuga ni munzanire inkoko muyizanane n'ibyayo. Aho. Inkoko izana n'iki? N'ibyayo. Kwinjira mu kirere cyo gukira. Yego. Urwego wishizemo, urwego witwaramo, ni narwo rwego Imana gusorezamo amasezerano. Yego. Hanyuma inkoko irananira ariko ntayiriye. Umukire arambwira ngo simfite ikibazo cyuko ikunaniye ukaba uyisize kandi ndayishyura, ahubwo nashakaga gusuzuma ikirere cyawe ngo menye kuzi kwihuza n'amavuta y'abakire. Kwihuza n'amavuta y'iki? Y'abakire. Arambwira ngo kubera ko utatse ibintu biciriritse, genda winjire mu kirere cyo gukira mu izina rya Yesu. Aho. Imana yaremeye abarokore gukena. Rimwe na rimwe nitwe tubyikururira. Mbibutse ko amasengesho menshi agwiza amavuta ariko ntagwiza ubutunzi. Nibyo. Ariko amasengesho menshi afatanyije no gukora ugwiza ubutunzi ukagwiza n'amavuta. Iyo utinze mu masengesho uruzuzwa ariko ugakena. Iyo usenze cyane ugakora byose urabitunga. Ndashaka mbinjize mu kirere cyo gukira mu izina rya nde? I connect in the name of Jesus. I connect. Reka mbabwire ikintu gikomeye. Ni hehe umuntu atura ubukire bukaza. Ubundi iyo turi mu rusengero gutya navuze ko hari ibirere bigera kuri 3 by'amavuta dukoreramo. Ibirere bingahe? Urabyibutse hano? Hari ikirere cy'abantu bageze igorogota bajya ku musaraba w'ibumoso. Bibeshye umusaraba bajya kutareho barayo. Abantu iyo bari mu rusengero iki gisambo cyari kiri ibumoso cyavuze ngo iki? Cyaravuze ngo niba uri umwana w'Imana ikize natwe ugire gute? Aba bantu mu rusengero turabagira ni abantu baba banariza gusa kugira ngo bafashwe biragora. Baba bari kwanariza gusa bataha yambaye ipantaro y'I5 ibiceri 200 inkweto yaratobotse. Donc kugira ngo bafashwe baravuga ngo nawe nibanze guhe. Abantu turabagira mu rusengero. Amavuta ya kabiri ni amavuta umuntu wagiye igorogota ariko ajya ku musaraba utariho arayoba. W'igisambo cyavuze ko nugera mu bwami bwawe uzanyuke. Aba bantu baba mu rusengero mbere hose ni wababona. Ntago bajye bakunda gufashwa cyane ariko bazi gucunga isaha y'igitangaza. Niho bazamuka. Gucunga isaha y'amavuta.
amenya ko ikirere cyafungutse bagahita bihuza n'amavuta ya ku musaraba wo hagati yaho ngaho ntabwo nyumvise gasubire bazi gucunga isaha y'amavuta bagahita bihuza n'amavuta y'umusaraba wo hagati nugera mu bwami bwawe doko ni abantu baze mu rusengero baje kwiba igitangaza gusa iyo bakibonye uhita ubabura umva amavuta nshaka ko dukoreramo ni amavuta y'umusaraba wo hagati ngo amen yaravuze ngo yemwe abarushe n'abaremerewe nimusange ndagira gute ndabaruhura haleluya nyine ufite ubushobozi bwo guhindura ubuzima bwa yego Yesu azangwe n'ikirere icyambere aje kudukiza ibyaha haleluya kudukiza iki ibyaha icya kabiri aje kudukiza uburwayi yego icya gatatu aje kudukiza ubukene icya kane aje kudukiza inyatsi icya gatanu aje kudukiza ibikomere icya gatandatu aje kudukiza karande icya karindwi aje kudukiza imivu izere ko ibyo byose Imana igomba kubugukiza muri iri teraniro niba ubyumvise vuga ngo amina amina ntabwo Imana yigeze ikurema ngo uzakene ntabwo Imana yigeze irema umurokore ujya gusabiriza mu bapagani kubera iki twandikiwe gukira ni ukubera ko Imana igomba gukoresha abakire kubera iki babwira ukuntu Yesu nawe akunda abakire twagiye twiga nabi tukigishwa ngo hahirwa abakene mu mitima mwize nabi bakene mu mitima ni kubera kubw'ijambo ngo rwose ngo n'ubundi no wandikiwe gukira Yesu ashimwe Yesu na Zakayo muri karitsiye Yeriko Yohana 19 Luka 19 kwa Zakayo ubundi Zakayo yari afite miso yo kureba Yesu ariko reka mbabwire ko Yesu ariwe warebye Zakayo kubera izihe mpamvu Yesu anyuze muri karitsiye ahasanga abantu benshi baramubwira ngo ariko rero dufite ibibazo by'ubukene nyaboneka mwene Dawidi reba ukuntu wadukemurira ibibazo Yesu ageze imbere ngo abantu benshi baramwegera Zakayo kumureba nibyamukundira kubera ubugufi ngo arirukanka yurira umuvumo ariko yurira umuvumo ashaka kureba nde ageze mu muvumo Yesu ahantu yari ari kwigisha ikirere cy'amavuta y'umukire kiramukurura ntabwo unyumvise wowe ikirere cy'umunyamavuta w'ubutunzi kira gute asiga aba yabwirizaga ajya kureba umukire ajya kureba iki ngo agere imbere gato ubundi ntabwo Yesu afite umwanya wo kurarama yakagombye kuvuga ngo nkubone umanuka ariko kubera imbaraga z'umukira ziri kumukururira mu giti arararama aravuga ngo Zakayo uzi impamvu mwengururuka yari amaze kumenya ko utubazo twose tw'abakene turi inyuma twaturutse kuri Zakayo wabambuye Zakayo namanuka tuvuge ngo amena amina ongera tuvuge ngo amena amina ahita bangururuka Zakayo amanuka nk'umukire yego ageze hasi abwira Yesu ati ntuvunike waje kunshaka ariko nanjye nagushakaga ariko abantu usize hano inyuma bafite ibibazo by'ubukene hafi ya byose ninjye wabiteje abo nambuye ndabari hakane Yesu ahita avuga ngo nta mpamvu n'imwe yo gutaha nararanye n'umukire ndarara ku mukire haleluya haleluya neza Bibiliya ivuze ngo iki observe byose Bibiliya iravuga ngo ingorano y'umuntu wese wubaha Uwiteka n'ugukira n'icyubahiro ndetse n'ubugingo umviriza neza nubona umuntu ari gusenga cyane asaba icyubahiro nubona umuntu ari kurwanira icyubahiro uzamenye ko atarakira iyo yakize kirizana niba ugifata uri guhamagara icyubahiro ntabwo urakira kirizana nukira ntabwo uzasengera icyubahiro kizizana I connect babwira akantu k'ubwenge ingororano y'uwubaha Uwiteka ni ugukira iyo uvuye mu bukire winjira mu cyubahiro iyo uvuye mu cyubahiro winjira mu bugingo man of God kuki batabanje ubugingo bakabanza ubukire umuntu wese wundi yaransekeje ariko Dani ngo nukuri ngo buriya ngo njya mbambana abakire atari abantu n'abazimu bashya abakire si abantu
uba mu nzu y'umukire ugenda mu modoka y'umukire None ngo ngo usabane. umukire si umuntu umukire utuye muri karitsiye na aderese y'umukene baturanye ngumva se ngo nsanga kwa Rwahama niho mpagaze wabaye Rwahama ryari ahubwo Rwahama yarakize yandika izina nyakangeze umuntu mwagiranye ngo Imana iguhe kwandika izina mu izina rya Yesu Imana iguha amafaranga Imana iguzamure Imana iguha ubutunzi utume wandika izina nyumva neza ndashaka kubashyira ku rwego rwo gukira kugeza hahandi izina rizagusiga ugasigara ibintu biza ntabwo byumvise hari ukuntu izina rigenda rigakora wiyicariye iwawe mu rugo ariko ibaze umviriza neza umuntu ni Claude ninde agiye kurangira Margarita ugiye kumusura ngumva ngo nugera kwa John ngo urabugeze iwanjye kandi ni Claude uri kurangira ngumva ngo nugera ngo kwa John ngo urabugeze iwanjye kuri Claude ubaye John gute nuko John yagusize ndashaka Imana iguhereza ikintu kikwitirirwa mu izina rya Yesu I receive the name of Jesus. I receive. ubaderese gukira Hallelujah. tuvuge ngo amen ingorano y'umuntu wese ubaho Uwiteka ni ubukire icyubahiro ukinjira mu bugingo umukire Avance, Papa, avance. nakubwiye ngo urwego rwose witwaraho rungana n'igitangaza Imana iri bukuremere ndashaka wikure ku rwego rwo hasi uzamuke mu kirere cy'amavuta mu izina rya Yesu Amen. Amen. ni gute umuntu yakira Yesu ashimwe Amen. inshuro nyinshi turasenga tukabwira Imana hari imvugo mukunda gukoresha abarokore ngo ku Mana biranagana sinzi impamvu mutarabihubuzayo nk'abanuza ndeba barebare bakabaye barabimazeyo inshuro nyinshi iyo dusenga tubwira Imana ngo itumanurire ibintu ariko mu kuri kuzuye ntabwo mu ijuru hariyo ibintu ahubwo mu ijuru hariyo ubuntu iyo twasenze Imana izana ubuntu bukaduha abantu bakaduha ibintu kubera ko ibyawe ntabwo biri mu ijuru biri mu bantu Imana iguhishurira umuntu yabitsemo ibyawe mu izina rya True Yesu man of God, I receive. Imana iguhuza n'umuntu ufite ibyawe Amina. Amina. ubundi iyo ufite ikintu wanga ugerageza kurwanira icyo ukunda Ndakumva. iyo ufite icyo wanga urwanira icyo ukunda mpaka ukigezeho Yego. utitaye kubiguca intege n'ibikubwira ko bidashoboka iyo ufite icyo ushaka ntabwo ufata icyo ubonye urarwana ugakomeza ukarwana kugeza ukigezeho Hallelujah. kandi iyo uzi icyo urwanira ntutinya icyo urwana nacyo ukibwira ko n'ahashize Imana yabanye nawe tuvuge ngo amen Amen. ongeraho gato tuvuge ngo amen Amen. n'ahashize Imana yagize gute Yesu ashimwe urumva amaze kwinjira mu kirere cyo gukira twagiye twizera agakiza kadukiza ibyaha gusa ntitwamenya ko agakiza karenga kudukiza ibyaha kadukiza uburwayi n'ubukene kakadukiza inyatsi n'ibikomere na karande n'imivumo twebwe tukagendera mu kirere cyo gukira ibyaha gusa ariko tugakena ndashaka mwinjire mu kirere cyo gukira mu izina rya Yesu kuko ni kimwe mu byazanye Kristo tuvuge ngo amen madamu wawe naza umbwire mbahanure tuvuge ngo amen ndumva ikirere cy'amavuta cyatangiye Prophesy. Hallelujah. mama muto nawe niba ari hafi nawe mubwira ze yumve icyo Imana ivuga tuvuge ngo amen ongeraho gato tuvuge ngo amen Amen. Much anointing. ugomba munyegere hano duhanure mu izina rya Yesu abyita kwihuza n'amavuta kwihuza n'iki hari indaya yigeze yihuza n'amavuta yitwa Mariya igeze muri salo kwa Simoni ahita akata mu cyumba indaya iravuga ati ubwo munyamavuta yaje birakwiriye ko mfata amarira nkayasuka ku birenge by'umunyamavuta mwihuza n'umunyamavuta Simoni ngo asohoke mu cyumba abwira Yesu ati iyi ndaya muziranye he iyi ndaya muziranye Yesu ati niko Simoni
nza wankarabije ndatihoye wamanaguye ivumu ndatihoye none ko waje ukanyicaza gusa ugahita ugenda wanganirije ndatihoye Yesu ati ndaya yanganirije ariko guhera uyu munsi ntiritwa indaya arakishijwe ibyaha bye byose arabibabarira kuko yihuje n'amavuta. Hallelujah. Ibyo bigakwihuza n'amavuta. Amen. Ikirere cyawe cyafungutse ukinjira hariya wicara uruhande rwawe. Go deeper. Bona hari agatsiko k'abantu bagera kuri 3. Kandi bagaragaza ko bagukunda. Mbona bafashe umwe muri bo bamuha telefone. Baragusura mu rugo. Urabakira. Bari bafite misiyo yo kugukuramo amakuru ariko ashobora kukugeza kure. Muganira utazi ko yashyize telefone yari kuri codinga, mwaganiraga ariko kuri codinga. Ariko akakubaza ibintu ashaka kugutega umutego kugira ngo misiyo icyo bashaka bakigereho. Mu gihe wari urimo ubabwira ibyo ubabwira bakubazaga, nabonye marayika w'Imana. Nibwo bwa mbere mbonye urushyi rwa marayika w'Imana. Amutebuye urushyi agenda atareba inyuma. Aha Imana irakurengera ku rwego rukomeye. Cya kabiri. Come on. Nabonye ugiye kubwiriza ahantu. Uri kubwiriza uri ku gatuti gutya. Umuntu aturuka mu iteraniro ari kuri misiyo y'abadayimoni yo kukugirira nabi. Araza afata agatambaro aguhanagura icyunzwe ariko karimo imbaraga zidasanzwe byo gutuma urwara ibihushi ku mubiri wose ugahumana. Imana ikurwanirire mu izina rya Yesu. Narimuze ngo Imana ikurwanirire mu izina rya Yesu. Amen. Jambo rya nyuma. Bowazi ufite amavuta ariko ntabwo abantu bishimiye kuzamuka kwawe. Umva neza. Ubundi igiti gifite imbuto gihura n'imijugujugu myinshi. Numara kabiri nta mijugujugu uzamenye ko imbuto zashizeho. Numara kabiri nta mijugujugu uzamenye ko imbuto zashizeho. Mumbwire ngo nahatari inzira ni mukwaye. Nahatari inzira ni mukwaye. Nabonye akagambane gakomeye ku buzima bwawe. Mbona umuntu aguhamagara kuri telefone, aguhamagara mu masaa 9 n'igice z'umugoroba. Yararyamye ahantu mu butayu kwibuye. Nabonaga ari ibuye rishashe ry'urutare. Araguhamagara bati mukozi w'Imana ndifuza gusengana nawe. Umwumva cyane uragenda. Ugezeyo arakubwira ngo ndumva kino kirere ngo cyafungutse. Yari afite misi idasanzwe y'abadayimoni. Aravuga ngo reka dusengane tugeze ngo nijoro. Hanyuma murasengana burira bugera nijoro. Mugeze mu gicuku cya nijoro yari afite bagenzi be bafatanyije nawe umugambi mubisha wo kukugirira nabi. Usenge cyane kandi wirinde kuko ntabwo abantu bagukunze ahubwo Imana iragukunze. Imana ibaho umugisha mu izina rya Yesu. Mama Mutoni uri kubwiriza hano ikirere cyawe cyafungutse. Ni ikintu kimwe umwuka yamishuriye. Nabonye isoko y'umugisha wawe, isoko y'umugisha wawe. Mbona hari umuntu ukwigiza w'inshuti cyane. Amaze kukwigiraho inshuti yinjira muri telefone yawe, acunga ukuyemo password, akora donc yinjira muri WhatsApp yawe. Afite misiyo yo gusiba iriba ryawe. Mvuze iki? Hanyuma mbona yandikiye umuntu, mbona ahantu hameze nk'iriba, no ndabyita isoko kuko iriba warifunga bigakunda, ariko isoko iyo ifungiye Nyabugogo itobokera mu Gasyata. Nimba byumvise vuga ngo amen. Ndashaka Imana iguhereze isoko kuko riruta iriba. Hallelujah. Iriba abantu bararitoba bakanarifunga rigakama, ariko isoko iyo ifungiye hano itobokera handi. Mbana umuntu atobye isoko yawe aguteranya n'umuntu nabonaga ari umugisha ukomeye ku buzima bwawe. Nabonaga ari umuntu wo mu gihugu cyakure kandi w'umugisha ku buzima bwawe ku rwego rudasanzwe. Kandi uwo muntu arahari.
amuguteranyaho avuga amagambo y'ubujajwa, amagambo yo kukubeshyera ibintu byinshi kugira ngo akunda gusibire iriba. Ariko ngiye kubona mbona, ah my God, prophesy. Go deeper. ndashaka kukubwira ko imbaraga zikurwanya ni iz'ibiremwa, ariko ikurwanira no muri wazo. Ntabwo ufite ubushobozi bwo gusiba isoko Imana yafukuye ku buzima bwawe. Ndaguhanura, Mafuta Yesu. yicarira Imana guha umugisha mu izina rya Yesu. Mafuta Yesu. Sukuma sasa. Haguruka nkubwire, uyu muhanzi ari kuririmba, ikirere cyawe cyafungutse, ndenga imisozi myinshi, mbona igiti cy'avoka kiri ahantu hafi y'umuhanda. Icyo giti cyari kirimo agacuma, cyari kikura, hari harimo agapapuro kazinze kanditseho aya magambo ngiye kukubwira. Misiyo y'umuntu wakamanitsemo yaravuze ngo umuyaga ukuhuha kano gacuma kakizengurutsa, ni nako ubuzima bwawe buzahora buzenguruka. Umugisha wawe wose wari ufungiye muri ako gacuma. Uko uyu muhanzi yaririmbaga twafashijwe abantu bazamuka ndi gusenga, nagiye kubona mbona haza umuyaga udasanzwe, umuyaga udasanzwe, umuyaga udasanzwe uturutse iburasirazuba n'iburengerazuba. Mbona haje umuyaga uturutse mu majyepfo n'amajyaruguru, uhurira kuri ka gacuma. Mbona wa mugozi wari umaze igihe kirekire uracitse, agacuma karahubuka karameneka. Imana ibohoye ubuzima bwawe, muri amasengesho Imana ibohoye ubuzima bwawe, muri amasengesho Imana ibohoye ubuzima bwawe. Hari abantu bagiye baguhanurira bamwe na bamwe bakagukomeretsa. Hari abagiye baguhanurira bakabanza kukubaza ngo ese uri iki, ngo ese uri iki. Umuhanuzi nyawe ntabwo akubaza ahashize hawe, ntabwo akubaza none hawe, ntabwo akubaza ejo hawe, ahakubwira atakubajije. Mbese uri umukobwa, bareke ngo ndi kujya kubona ibintu bijya kumera nk'ibijumba, ibintu bijya kumera nk'ibijumba biri imbere yawe. Imana izi ibijumba n'amateke. Mbonye abantu bagukomerekeje babavugira Imana, bitwa ko ari abavugira Imana, baragukomeretsa mu bahanuzi. Ariko guhera uyu munsi injira mu mugisha wawe mu izina rya Yesu. Yicarira Imana iguha umugisha. Tuvuge ngo amen. Kanihute dusenga. Dawidi avuka i Betelehemu mu mudugudu mutoya ariko watoranijwe kuzavamo umwami. Avuka ari umwana wa 8 mu nzu kwa Yesayi. Hanyuma bakuru be bagize amahirwe yo kuvuka neza, babaho mu buzima bwiga, boherezwa mu mashuri bariga, abantu badasanzwe. Dawidi ngo avuke nk'umuhererezi, aho kugira ngo nawe afatwe neza yoherezwa mu ishyamba. Ikibazo si ukuba mu ishyamba, ikibazo ni ukuba udafite Kristo. Dawidi ajya mu ishyamba ajya kuragira, yekiza kugera, Imana ihamagara Samweli iramubaza ngo uzageza kuririra Sawuli kandi nanze kwaba umwami wa Isiraheli, uzageza kuririra nde Sawuli. Iramubwira ngo fata ihembe ryawe uryuzuza amavuta. Ndashaka Imana ikuzuriza mu izina rya Yesu. Amina. Ndashaka Imana yongere guhereza ihembe ryuzuye amavuta mu izina rya Yesu. Amen. Tuvuge ngo amen. Iramubwira ngo ihembe ryawe ririmo amavuta, ariko none ndashaka wuzuze. Muranyumvise hano? Asanzwe arimo ariko ntiyuzuye. Ndashaka Imana ikuzuriza. Yego. Dawidi ari mu ishyamba, Imana ibwira Samweli arahaguruka afata ihembe ryuzuza amavuta, abwira Imana atari kuranshutse, ni gute nzajya kwimika umwami hari hundi. Imana iramubwira ngo wigire ubwoba, ntuzagenda nkawe, ni njyewe nawe tuzajyana. Ndashaka ujye ugendana n'Imana mu izina rya Yesu. Amen. Si wowe ugiye, ahubwo ni njyewe nawe, njyewe nawe. Agashishi kageze kagera ku kiraro, izindi nyamaswa zose zirambuka, agashishi n'inzovu bisigara hakuno. Agashishi karangije karavata ahantu kwambuka biri bungore, kabwira inzovu ati wanyemerenge nawe tukisungana tukambuka. Agashishi kajya ku mugongo w'inzovu. Inzovu igeze ku kiraro kubera ibiro byinshi, ikiraro kirabyina. Uko ikiraro kibyina, agashishi karasakuza. Inzovu iraceceka ariko agashishi karavuga, ti wa kiraro uyu munsi turakubyinisha, njyewe na nzovu uradusobanukirwa uyu munsi. Ibiro byinshi dupima biraje bikwereka. Ngo zigere hakurya,
agashishi kabwira inzovu turakoze kumfasha urugendo. Izi ni nyamaswa zegera agashishi ati niko kwa hantu kuhambuka byari bigoye uhageze. Agashishi kariyemera ati ntago munzi ngewe na nzovu ntago mwari mutuzi. Ngewe na nzovu tugeze ku kiraro cy'ikitubona gitangira kubyina kubera ubwoba. Bwira umuntu mwegeranye ngo ngewe na Yesu ibiri imbere bize bitwitega mu izina rya Yesu. Hallelujah. Ntabwo agashishi kongera ibiro byinshi nta n'ibyo gafite, ariko agashishi n'inzovu nibyifatanya kwambuka biroro. Hanyuma nawe ni wifatanya na Yesu, tuvuge ngo amen. Ni wifatanya nawe kwambuka biroro. Hanyuma Sawuli Samweli arahaguruka aragenda agihinguka mu mudugudu w'i Betelehemu. Ngo abarinzi b'umudugudu baza bafite ubwoba bari guhinda imishyitsi baramubaza ngo niko Samweli uragenzwa n'iki hano? Aravuga ngo nzanywe n'amahoro, nje gutambira Uwiteka iki igitambo. Ngo nimwegere igicaniro muze twiyeze. Hanyuma twegere igicaniro. Arangije ahamagaza uwitwa Minadabu. Minadabu yari umusore mwiza w'igikundiro ufite burebure ufite inzobe umeze neza. Aramuhamagara ngo araza. Hanyuma Samweli muri we yibwira ko ari uwo nguwo Imana yatoranyije, ariko ntabwo Imana ireba nk'abantu. Ndashimira Imana itareba nk'abantu. Iyo iza kubireba nk'abantu ntabwo uba waraje, waje kubera ko ari Imana yabirebye. Ndashimira Imana yadutoranyije nta muntu ibashije. Iyo babaza ntabwo bari kubyemera. Tugikomera amashyi menshi cyane. Iyo babaza ntabwo bari kugira gute, ntabwo bari kubyemera. Imana yagutoranyije uko yagize gute, uko yabigambiriye. Uko yabigambiriye niko yabigenje. Hanyuma dore ijambo ryashimishije ngo Uwiteka aramugaya abwira Samweli ati havu udapfusha amavuta ubusa ukayasuka ku muntu utari we. Nyamara ngo nuko yapfusha ubusa kandi hari umuntu Imana ibibona nko kuyapfusha iki. Hazo wa kabiri witwa Eliyabu Imana iramugaya, hazo witwa Shama Imana iramugaya. Ngo bose baraza Imana irabagaya. Hanyuma Samweli aravuga ati niko ko dushoje bose bashize muri inzu nta n'umwe usigaye. Hanyuma muzeye kugira ngo agaragaze ko yari yaribagiwe uyu mwana asa nk'utujeho gatoya. Arangije aribuka ari kamwe ariko ni kari hafi aha kariyo. Samweli aravuga ngo ako rero niko kangenza hano, ntabwo turi buze kwegera ameza ataraza. Ntabwo twegera ameza. Iyo Imana ishaka gukora igitangaza hari ibintu ibanza gukusanya bikiyegeranya. Ntabwo arazuka ku munsi wa mbere abayuda baba bataragwira ari benshi. Azuka ku munsi wa kane abarwanyaga uwo muryango biyegeranyije, Imana igakora igitangaza bahari. Hanyuma rero batuma umuntu kuzana Dawidi mu ishyamba dore ukuntu agiye rero. Ageze imbere ya Dawidi aramwatira nigahaguruka tugende mu rugo baragashaka. Dawidi aramubwira ngo ntwara gahoro nta munyamavuta uhubuka. Ntwara gahoro nta munyamavuta ugira gute uhubuka. Ntwara gake navuganye ni yera. Ibyabereye mu rugo mwabimishe ariko Imana yanjye inkorera yabimbwiye. Untware gake. Untware gake nta munyamavuta uhubuka. Iyo ufite amavuta nuhubuka. Mama haguruka nkubwire kuri ya rero uteye mise mbone yerekwa ryawe rikomeye. Mbonye wawe mu rugo hari abantu muri gusenga. Sinzi nimba mugira icyumba cy'amasengesho iwawe. Kirahari cyumba. Mwari murimo muri gusenga mu masaha ya saa 9 z'umugoroba. Mbona hari umuntu uje ari kuri misiyo y'abadayimoni atwaye umwana wenda gupfa. Bamusezereye ku bitaro bamubwira ngo genda utegereze Imana izakora. Dayimoni muzamukiramo kuri misiyo ya Satani kugira ngo ufungwe. Yaje kinjira iwawe umwana amushyira ku mukeka ngo umusengere, ukimurambura biganza umwana ashyiramo umwuka. Mbona bibaye ibintu bidasanzwe bikugeza kure, ariko ndashimira Imana ko ikubambeye ihema. Hallelujah. Nshobora guhanura rimwe mu mwaka ariko ngahanura ibishyitsi. Imana irakurengeye wa mubyeyi. Imana irakurengeye cyane. Tuvuge ngo amen. Amen. Ongeraho gatuvuge ngo amen. Amen. Dawidi araza rero agihinguka ku irembo. Ngo ijwi ry'Imana rimanukira muri Samweli, ariko mwaryohewe mukundi inkuru ndabazi kandi nanjye nze kuzibara. Hanyuma Dawidi agihinguka mu irembo, ijwi ry'Imana muri Samweli riramubwira ngo nucyabake bureba hirya, fata ihembe ryawe nurifata uripfundure, hanyuma uyamusukeho
ijambo ryanesheje nujye kuyamusukiraho mu gikari nta waba bireba uyamusukireho imbere y'abakuru be munyegageze umubwira ngo Imana igukorera igitangaza imbere y'abakurwanyije imbere y'abakuvuze nabi abavuze ko bitazashoboka Imana ibikoreraho ndashimira Imana abantu batuvuga Imana ibumva ariko ikatuvugaho batumva. Haleluya! Abantu batuvuza Imana ibumva, abantu batuvuza Imana bateze amatwi, ariko Imana ituvugaho batagira gute, batabyumva. Tuvuge ngo amen. Bavuze ko utazabyara ubyara bahari, bavuga ko utazakora ubukwe ubukora bahari, bavuga ko utazazamuka uzamuka bahari, bavuga ko ntacyo uzagira Imana ikikugezaho bahari. Ndashimira Imana ko ibikoze bagize gute, Imana ikomeje kubikora bagihari. Haleluya. Imana ikomeje kubikora bakigize gute. Imana ikomeje kubikora bagihari. Nuyamusukaho nuje mu gikari ntago doko icyo gitangaza ntago cyaba gisobanutse. Professor. Ahubwo ikintu gikomeye. Ubundi Imana ijya gukora igitangaza ntabwo ikuraho inyanja irayiharekera, ahubwo ikarema igitangaza inyanja ihari, inzira ikaboneka mu mazi mu bintu bidasanzwe. Ndashaka Imana ikuremera inzira aho abantu batekereza ko inzira itaboneka, Imana ikagucira inzira aho bavuze ko bitazakunda bikunde mu izina rya Yesu. Kandi bikunze bagize gute bahari. Umviriza neza ngo yamusukaho. Iyo usomye Bibiliya neza mu gice cya 16 Bibiliya iravuga ngo akimara kuyamusukaho ngo umwuka w'Uwiteka atangira kujya muzaho cyane. Aka kajambo cyane gasubire muvuga ngo cyane, utabyumva neza uvuga ngo cyane. Reba umuntu mwegeranye cyane. Ndavuga ijambo wowe uvuga ngo cyane cyane. Ndashaka kurya cyane, ndashaka ko wambara, ndashaka kuzamuka, ndashaka kuba umuntu ukomeye, ndashaka kugira amavuta, ndashaka kubyara, ndashaka gukora ubukwe. Tera haleluya. 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 Tepi cinema shala widemo estance. Byarabaye ariko haburaga cyane. Kwambara warambaye ariko harabura cyane. Harabura cyane. Ariko harabura cyane. Cyane. Harabura cyane. Dore ijambo ryashimishije rero. Ndeba hano tugendane. Akimara gusukwaho amavuta, muzehe nimugoroba baramubwira ngo mwana wanjye ntunkangishe utuvuta bagusutseho kuko twe twayabonye kera ariko twarazimye. Hari abantu bazima bakagira ngo natwe tuzazima. Kuba warazimye si igisobanuro cy'uko n'abandi bazazima. Urahagurutse kuko tuvuta n'utweje bundi ngo natwe twari dushushe. Kuba warazimye si igisobanuro cy'uko n'abandi bazazima. Uburwayi bwawe wibwanduza abandi. Kuba wararwaye ntabwo bisobanuye ko abandi bose bari ku bitaro. Warwaye wenyine. Amen. Hari igihe umuntu atagira ngo abaturage be bose bararwaye, abandi ni bazima. Umva ijambo rero dukurikijeho, inkuru irakomeje, mutikagira inkuru rero. Ubundi kera iyo inkuru yakomezaga wahita gufata agatebo kakegeza imbere kugira ngo ukurikirane inkuru neza. Tuvuge ngo amen. Aramubwira ngo utwo tuvuta rero ntabwo uri butunkangishe mbare kabiri wasubiye mu ishyamba mu dutama. Dawidi aravuga ngo nari kugira ikibazo iyo nyohereza mu ishyamba nta mavuta. Nari kugira ikibazo iyo njya mu ishyamba nta mavuta, ariko ngiyeyo mfite iki? Mfite amavuta. Mfite amavuta. Dawidi avuze ngo iki? Muzehe aramubwira ngo subira mu ishyamba mu ntama winkangisha utuvuta bagusutseho.
Dawidi aramubwira ngo nubundi nabagayo nta mavuta. Bwira umuntu mwegeranye ngo mubwira umuntu mwegeranye umusekera neza. Umubwire ngo ibitarakwisha utaragira amavuta byarakererewe, amavuta yaje. Ibitarakwisha utarakizwa, ibitarakwisha utaragira amamuzi zagize gute? Tera haleluya, tera haleluya. Mbonye Imana ikiza indwara muri iri teraniro. Imana irimo irakiza indwara muri iri teraniro. Dawidi aravuga ati ubundi mwabye kera njyewe kuba nagiyeyo nkaba nsubiye mu ishyamba nta kibazo mfite kuko n'ubundi nabagayo nta mavuta. None ubu ngiyeyo, mu yandi magambo nta kibazo kibiri mu ishyamba mfite kuko n'ubundi nahozeyo nta mavuta. Akantu mvuze nagukumvise, wahoze mu kabari nta mavuta ntiwapfirayo, ariko mana wahoze mu buraya, wahoze mu bugambanyi nta mavuta ntiwapfirayo, none upfuye ugeze mu mavuta. Mu kabari nta cupa bagukubise, niwambutse kaburimbo nabi ngo bakugora. Ibitarakwiciye hariya bibwire ngo nimuceceke, bihanurire bibwire ngo nimuceceke. Imana imagazeho, zamura ibiganza byawe uvuge ngo amina. Yes. Amen. Umva neza inkuru irakomeje rero. Dawidi abaratambitse. Tuvuge ngo amen. Dawidi abaratambitse. Atambika yerekeza mu ishyamba. Agezeyo ahasanga abana bazi gucuranga, bazi kugira gute? No, bazi gutera ibuye, nari mbicuritse. Ahasanga abahungu bazi gutera amabuye. Inkuru hano igeze iryoshye kubi. Ahasanga abantu bazi gutera iki? Arabegera baga ngo bahungu mwana, ubwo muzi gutera amabuye. Yes. Nanjye hari icyo mbarusha gucuranga. Ni munyigishe gutera ibuye. Nanjye mbigishe gucuranga. Kuko hari ahantu bizakora. Yego. Iyi Imana igushize ahantu ibigira ngo ihagutoreze, kuko ntabwo yagukoresha uri umusivili. Kandi ikindi, iyi Imana ishaka kuzagukoresha iguhuza n'uwo yabitsemo imyitozo ugomba kwiga uzakenera. Zego. Ariko ntabwo unyumvise. True man of God. Iyi Imana izagukoresha. Aha. Ikakugira umusirikare udasanzwe. Aha. Iguhuza n'umuntu yabitsemo amasomo ugomba kwiga. Come on, come on. Iyi Imana ishaka kuzagukoresha iguhuza n'umuntu yabitsemo isomo ugomba kwiga, kuko uzarikenera ejo mu gihe Imana iri kugukoresha. Hanyuma Dawidi abigisha kugira gute? Abigisha gucuranga, nabo bamwigisha gutera ibuye. Hanyuma umunsi umwe Sawuli aza guhura n'umwuka mubi uvuye ku Mana. Kakanu kumve neza, Sawuli ahura n'umwuka mubi uturutse hehe? Ku Mana. Niko Bibiliya ibyita. Sawuli afatwa n'umwuka mubi ngo bashaka umuntu uza kumwirukanamo baramubura. Ngo baza kumubwira ngo ariko hari umugabo, hari agahungu kari mu ishyamba gakorana n'Imana zera. Uramutse ugize amahirwe, umva amahirwe, ukakabona kakazina, gashobora kugukiza iyo ndwara y'umuzima. Reba umwami yarwaye umuzima. Hanyuma kuki umwuka mubi wateye Sawuli n'utera abandi? Niyo nzira Imana yaciye kugira ngo Dawidi ajye ibwami hakiri kare, kuko amavuta yo kuzaturayo arayafite. Imana iragira ngo ibanze ijye kumwereka uko ibwami hateye n'ibihabera, kugira ngo nahagera bitazamugora.
Yesu ashimwe. Amen. Dawidi rero abaraje aracuranga umwuka muva muri Sawuli. Birongera kandi nanone bamutumaho araza ngo aracuranga umwuka muva muri Sawuli. Sawuli ngo ave mu burwayi yirukanka ajya gushaka icumu ngo aritere Dawidi. Mwene magambo agiye kwica muganga we. Mu gihe Dawidi ngo arimo agicuranga ngo utera icumu araritera ngo Dawidi ararizibukira arimo ari gusirimba ngo rifata igikuta. Bwira umuntu mwegeranye ibyo bari kugutera bigiye kuguhusha. Bigiye kuguhusha mu izina ryanjye. Sinzi niba uri mu kirere cyo kubyumva neza. Aha, ijambo rya kabiri. Hari abantu hafi aho babagaragu babaga ibwami ngo babonye Sawuli umwuka mumufashe umukura ku ntebe umugaragura hasi. Mu gihe ari kugaragurika hasi abagaragu babwira Dawidi ati umva mwana, amavuta yo kwicara ku ntebe y'ubwami ntuyafite ndayafite. None kuri gutinda kwicara icaraho dore nyirayo n'ubundi ari kugaragurika hasi ashobora no kudakira. Dawidi aravuga ngo nushuke, sinakora ikosa ryo kwicara ku ntebe ya Sawuli agihari, ashobora kunzukana akampubura nabi. Reka Sawuli azabanze yipfishe, azabanze agire gute. Iyo wiyuriza Imana itakuzamuyira guhanura kandi wahanutse aravunika kugira ngo uzongere kurira unyura ku bitaro. Hari igihe usanga nta mitiweli ifite cyangwa ugasanga ku bitaro hari umurongo mwinshi bikaba ngombwa kutindayo. Uzareka Imana ikurize mu izina rya Yesu. Amen. Ejo bundi batijwe ngo urashaka kuyobora itorero, uretse suko bikorwa bigira aho bica. Reka kwiyuriza Imana itagize gute itakurije. Twihute ngiye gusenga mu kanya. Umunsi umwe Sawuli yari kurwana n'Abafilisitiya, ingabo ze zose zaragiye n'abahungu be barimo, ariko bari baratinye umuntu witwaga Goliyati. Yapimaga mikono 6, ubwo ni metero 6 mu burebure, agapima metero 3 mu bugari. Ikiganza cyo kimwe cyapimaga metero. Uyu muntu urumva ukuntu yari muremure, urumva ukuntu yari mugari. Hanyuma Yesaya abwira Dawidi ati mwana wanjye, ndashaka kuguha imvumba iri mu mutsima n'amazi, ukagemurira abakuru bawe ukajya kureba uko bameze. Dawidi rero ngo aragenda, agihinguka yumva umuntu uturutse mu rugerero rw'Abafilisitiya aza avuga amagambo arimo agasuzuguro kenshi. Aravuga ngo nsuzuguye Abisiraheli. Ibyo byari kuba ntacyo bitwaye, ariko arenzaho ijambo ribi ryo gukora Imana mu jisho. Aravuga ngo sibo gusa nsuzuguye, ahubwo ni Imana yabo. Bajyaga bavuga ko ngo ibitaho mu gihe cy'amakuba, none yarabaretse. Umugabo muri mwebwe naze turwana, nanesha turaba abagaragu banyu, ariko nanjye nimba nesha muri abagaragu banyu. Dawidi areta mu gutwi aravuga ngo ukoze ikosa. Abyumva. Iyo usuzugura abantu uza banabonye mu mwobo, ariko gukora ikosa ugasuzugura yampamagaye. Babwira ijambo ry'ubwenge, urugamba rwose ruzahagurukira kukurwanya rugashyiramo gusuzugura Imana ukorera, uzajya wicecekera Imana izikwishakira icyubahiro cyayo. Hallelujah. Ntabwo Imana ikunda umuntu yirwanirira. Imana ikunda umuntu uvuga ko ntacyo ashoboye akabwira Imana ko ari ifite igize gute ishoboye. Tugomba kurwana nacyo ni kimwe gusa, kandi iyo turwana nacyo ntabwo Imana iba iri kumwe natwe. Murakizi se? Yaravuze ngo murwanye Satani nawe azabahunga. Ubundi Imana imeze nk'iyatwohereje kurwana nawe, ariko itwohereza yaraduhaye amasomo. Niyo mpamvu Imana itagukoresha itarakwigishije nibishoboka. Murwanye Satani, ntabwo yavuze ngo ngewe namwe tuzarwanya Satani. No, wowe genda urwanye Satani azaguhunga. Uhituvayo unyegere nanjye nzagira gute nzakwegera. Dawidi arangije rero ngo yegeye imbere gatoya abura umuntu n'umwe wo mu ngabo za Sawuli uri hejuru. Ngo arebye gatoya ngo asanga abakuru be bari mu mwobo, akandagiye abona kuri witwa Aminadabu, umutwe ni uri kugaragara mu ndage. Arangije aravuga ndati se garafure ndati karamba kuri mu mwobo mwa yagenze bite nabwabwirasi bwa nazango ni wankubitaga ngo urakaze none ukariye mu mwobo uhishe Goliyati. Eliya baramubwira ngo mbare kabiri katagira ubwa gatatu nkubana mu mwobo. Dawidi ahita yitwara nka dende, aravuga ngo sinakora ikosa ryo kujya mu mwobo ntazi icyabajyanyemo. Kujya ntuza uzi icyamujyanye yari iki.
ibyo ujyana nawe. Sinakora ikosa ryo kubasanga mu mwobo kuko mujyayo sinari impari. Icya kabiri kirimo ubwiyemezi bwinshi, aravuga ngo nimugire ngo ninjye waje. Ikorera muri gewe turi kumwe. Ntabwo ari njye waje, ibana nanjye tugize gute turi kumwe. Ibana nanjye ntiyajya mu mwobo ngo ikwirwemo kuko dufitanye amateka. Mwikora ikosa ryo kunsuzugura ngo mumfatanye niyamamagaye. Ngo yegeye imbere gato asanga Eliya Prito Aminadab ati manuka mu cyobo. Ubwo utaye udutama twaso uzana ubwira sano mu biki. Manuka mu mwobo vuba. Dawidi arabitegereza arababwira ngo ninda nganira namwe ndashiduka n'abasanzi. Babwira ijambo ry'ubwenge. Iyo utinze uganira n'umuntu uri mu mwobo musangamo arakuganza. Babwira akantu kamwe, umuntu ari mu mwobo undi ari hejuru bagahuza umugozi, uwo hasi agakurura amanura n'uri hejuru akakura azamura. Ninde warusha undi imbaraga? Iteka ryose uri hasi akurusha imbaraga. Witindana n'umuntu uri hasi rero. Urakoze. True man of God. God bless you. Kuko umuntu uri hasi ibitekerezo bye n'ibyo hasi akubwira ko bitazakunda, akubwira ko utazacuruza, akubwira ko utazashaka, akubwira ko utazabyara. Tera umugongo umuntu uri mu Dawidi aravanga urwego muri hose rwo ndiho. Mugome mu mwobo ngenje kuri misiyo. Amavuta yawe yubaka. Tuvuge ngo amen. Mu kintu gikomeye. Dawidi ngo yegeye imbere ngo ahasanga umuntu witwa Abuneri. Abuneri yari umugaba w'ingabo za Sawuli. Ngo aramwegera. Noneho abona Abuneri nawe generali ngo ari gusohokoroka mu mwobo. Undi ati se General, nawe niyo ndesho yawe ujya mu mwobo ugakwirwamo. Niranka ufite? Aravuga ngo Goliyati avuga rimwe nkiyeranja nkakwirwamo. Dufite abantu bakwiriwemo kubera Goliyati. Bahoze baririmba ariko Goliyati yivuze rimwe. Babirambika hasi. Avuze rimwe gusa. Babivamo. Dore ikintu cyanshimishije. Niryo jambo twasoma. Dawidi arangije abwira Abuneri aramubwira ati rero nitaye ku cyabajyanye mu mwobo. Banza umbwize ukuri. Ubundi uwo mugabo witwa Goliyati yarabatijwe batihoye. Ari kigaburo ryera batihoye. Asenga yitatu batishwe. Azi Imana yo hejuru atazi yo hasi. Uwo muntu ajya agerageza akiyiriza ubusatishwe. Ajya atura mu rusengero batihoye. Wapi? Dawidi araseka kubita agatwenge ati none ubwo nuwo wabazengereje. Abonera ati vuga gahora atakumva. Dawidi ati yibara ari hafi ahanga nyumve neza. Kuko singi uri kuvuga iri muri jye n'iri kumvugisha. Hallelujah. Ahubwo ayo mateka afite mu maso y'Imana ubundi ntamwemerera kubaho. Buriya mumubona ari igishushushungwe upfa yapfuye kera. Asabwa iki? Uzamwica azahabwa igihembo cye. Mwami yavuze ko azamuha umukobwa witwa Mikali, umukobwa mwiza. Abonera aravuga ngo ni ikosa rikomeye kwitangira igihugu umwami atakuzi. Vayo munyuzi bwa Dawidi agira. Aha ngeze ni inkuru iryo. I connect. Aho. Ngo agere imbere ya Sawuli rero. Mu Kinyarwanda cyiza ni abami babiri bagiye guhura ariko batari ku rwego rumwe. Sawuli abaza Abuneri ati aka gahungu ni mwene nde? Abuneri ati kamaze gukura nikakwibwira. Bwira umuntu mwegeranye ngo nawe ugiye kujya wivuga. Bamaze igihe bakuvuga ari kugeze mu gihe cyo kwivuga ukisobanura. Kintu cyanshimishije niki? Sawuli aravuga ngo niko sha uragenzwa niki hano? Dawidi ati nge nagize ikibazo naringemuye. Ngiye kureba ba grand frère. Ngezeyo masanga umugabo usuzugura Imana nkorera. Ahantu ngeze hararyoshye. Masanga umugabo usuzugura Imana nkorera. Ibi nagiye kuvuga birakomeye imbere y'umwami. Numva afashe umwanzuro wo kumubicira. Cyo nacyumvisha se. Kubwira umwami ngo ugiye kubicira umuntu nungo gusuzugura niho gufata ingabo ze zose ukazisuzugura yambikire muvandimwe. Ibyo ni ituro y'umuhanuzi. Tuvuge ngo amen. Tuvuge ngo amen. Amubwira ijambo rikomeye. Njyewe naringemuye ariko umugabo masanze asuzuguye Imana nkorera kandi mu mateka yanjye nta muntu wasuzugura Imana yanjye numva ngo ncece. Ndumva ndamubicira. Sawuli araseka ariko saka kana ariko sha wa mwana we. Buri agasore k'inzobe kumugenda ubugiye kwiyahurira iki?
Dawidi ati ntabwo ngiye kwiyahura kuko ikorera muri jyewe ntabwo ijya yiyahura. Atangira kuzamura umwuka w'ubwiyemezi. Ubundi Imana ntabwo yanga umuntu wiyemera, yanga umuntu wirarira. Ariko iyo utiyemera biragoye ko Imana yakorana nawe. Uko bandebye. Iyo uzamuye kwiyemera muri wowe. Sinababwiye umuntu wegeze amabagara ngo njye kwirukana igikere mu muryango iwe. Igikere uri umunyamasengesho, igikere. Ntege ivatiri njye kwirukana igikere gusa. Kubera impamvu zo kwisuzugura. Ndashaka mujye muzamuka mu kirere cy'ubwiyemezi. Uwitwa Eliya yahagaritse imvura imyaka 3 n'igice, najwi ry'Imana yumvise birakunda. Uwitwa Yosuwa ari kurwana yageze mu masaha y'umugoroba ngo izuba rishaka kurenga, ngo ataramara gutsemba babisha, ngo ahindukirira izuba ntajwi yumvise. Abwira izuba ati ndagutegetse bugumyaho n'ukwezi kube kuretse kuza mbanze ndwane. Biramwumvira. Urware gripe ngo nutabona mushumba ngo urapfuye, upfuye ujya. Tuvuga ngo amen. Nsoza Sawuli aravuga ngo wa mwana we nubwo ugiye kwiyahura banza umbwire ko negeze nkubona mu basirikari natoje witoreje. Dawidi aramubwira ngo si byiza ko mbonaho nitoreje kuko wantoje atandukanye ni watoje ingabo zawe. Unoza ntagaragara ariko ibyo atoza biragaragara. Ijambo rya kabiri, njyewe naritoje sinitoreza inaha nitoreza mu ishyamba. Umwitozo wa mbere, intare yaraje ifata umwana w'intama mu ntama za data, ndasimbuka ndayifata ndayitanyaguza, kandi nta ntwaro nari mfite nakoresheje intoki. Bukeye bwaho idubu riraza naryo mbigenza gutyo. None ubwo umugaragu wawe, tuvuge ngo amen, yishe intare n'idubu, n'uwo mufilisiti utarakebwe. Haleluya! N'uwo mufilisiti utaragize gute? Utarakebwe. Azapfa nk'imwe muri zo. Azapfa nk'imwe muri zo. Mu yandi magambo kuvuga ngo yishe idubu n'intare ni ukubwira Sawuli ngo ndi kukwibutsa iby'Imana yabanyemo nanjye hashize, kandi ibyo yakoze sinabyibagiwe ndacyabizirikana. Hanyuma aramubwira ngo genda ugerageze, ariko nuri bugende gutyo baguha umwenda najyaga ntambara ngiye kurwana w'urugamba, bamwambika ikanzu iramukwira ariko ntiyamubera. Ntabwo ibigukwiriye byose bikubereye. Murakoze. Uramutse unyoye inzoga ntabwo yareka kunyura mu muhogo yanyuramo, ariko ntibikubereye. Ntabwo ibigukwira byose bikubereye. Hari igihe biba umwaku unyuze muri karitsiye bati yambaye nabi. Murakoze. Hanyuma dore impamvu zigera kuri 2 zatumye Dawidi akuramo ikanzu ya Sawuli akayisiga. Impamvu ya mbere, Dawidi yaravuze ngo sinakora ikosa ryo kwambara umwambaro w'umwami akiriho, nabamwishe kandi akiri muzima. Impamvu ya kabiri yanze kwambara ikanzu ya Sawuli, yaravuze ngo kuva kera kose ikanzu ya Sawuli Goliyati yarayibonye arayisuzugura, kandi Sawuli iyo yahingukaga imbere ya Goliyati yambaye iyo kanzu niyaneshaga, yaratsindwaga. None nimpinguka imbere ya Goliyati nambaye umwambaro wa Sawuli, sindaba ngiye mu izina ry'Imana, ndaba ngiye mu izina rya Sawuli. Sawuli Pito Goliyati ahita ansuzugurira mu mwambaro wa Sawuli, agire ngo noherezwe nande na Sawuli. Aravuga ngo musigarane kanzu yanyu ndagenda uko nahamagawe. Yego. Amen. Amen. Aramanuka ageze ku mugezi rero, tuvuge ngo amen. Amen. Ageze ku mugezi atoragura amabuye 5. Tuyagiranye n'ibitabo 5 bya Mose. Yego. Biye rya mbere ryitwa Itangiriro, bivuze ngo dufite aho dutangirira ariko dufite naho tuzasoreza. Irya kabiri ryitwa Kuva, bivuze ngo dufite aho tuva ariko dufite naho tujya. Irya gatatu ryitwa Abalewi, bivuze ngo dufite Imana ikorera mu batambyi ikavugana n'ubwoko bwayo. Irya kane ryitwa Kubara, bivuze ngo Imana ituza umubare ariko abafilisita ntabwo igibabara. Dufite ibuye rya 5 ryitwa Gutegeka kwa kabiri, bivuze ngo dufite Imana ikorera mu mategeko, iduha amategeko atuza gukora iki ibyaha. Aya mabuye 5 agira ngo n'ibitabo 5 bya Yohana, ubutumwa bwiza n'inzandiko 3 n'ibyahishuwe. Aya mabuye 5 agereranwa n'amabaraza 5 ari ku kidendezi cy'Ibetesida. Reka ni utenere kubisobanura twabitindamo, tuvuge ngo amen. Afata amabuye 5 ayashyira mu mvumba, ageze imbere gato mu mabuye 5 harimo ibuye, akuramo ibuye arishyira mu mvumba, arishyira mu muhumetso, ngo arazamuka. Ageze ku rugerero wa mugabo agaruka avuga ya magambo ati nsuzugura Abisirayeli bose n'Imana yabo ndayisuzuguye. Mu gihe Dawidi ari guhinguka,
Goliyati agarukana ya magambo y'agasuzuguro, ariko iyo yarwanaga yabaga yambaye imyenda ikoze mu miringa ku buryo nta hantu mwamba ushobora kunyura ngo umuhinguranye. Ateze ingofero imeze nka kasike ya moto ifite ikirahure kibonerana hano imbere. Mu gihe Dawidi arimo ari guhimbaza ari mu yandi mavuta, Goliyati arabangurika akabanze kandirimbire nk'ice kamaze kundirimbira. Ngo Dawidi yibuka ko yageze mu ishyamba, abandi bashumba bakamwigisha uko batera iki, murabyibutse kandi bakamwigisha uko batera ibuye. Ngo ahita yibuka uko batangira kuzunguza, avuga ngo arazunguza. Uko azunguza, Goliyati abwira abasirikare bamwungirije, arababwira ngo nyabuna mukopera iriya sisiteme yo gutera amabuye, natwe tujye tuyikoresha iwacu imyambi yaradushiranye. Agira ngo ni amabuye yose batera, kumbi ni rya rindi Petero yavuze. Aravuga ngo niba mwarasogongeye mukamenya ko Yesu agira neza, ni mumwegere, niwe buye rizima ryazwe n'abubatsi, ariko ku Mana ryagize gute? Yatorama. Ntabwo ari amabuye yose batera, mu mabuye harimo ibuye. Vuga ngo arazunguza kandi. Noneho uko azunguza, dore ikintu cyanshimishije. Hari abahungu bari mu mwobo, bari hehe? Baracyari hehe? Ingabo zose. Uko azunguza ibuye, bakajya bazamura udutwe gake gake. Bagira bate? Umwe ashyiramo agakorasi, wasanga iturengeye, wasanga iturengeye. Goliyati arimo abyumva na Dawidi abyumva. Dawidi ahindukirana ingabo ziri mu mwobo, arazibwira ngo utwo dukorasi ntabwo tumanura amavuta. Ntabwo Imana irabarengera muri mu mwobo, nimureke Imana nkorera imanura imbaraga mbarizo nkoresha. Nimutava mu mwobo muceceke mubanze muhore. Hari abantu bategereje ko bizakunda bakabona kuva mu mwobo. Murakoze. Hari abantu bategereje ko bizakunda bakabona kuva he. Hanyuma mu gihe Goliyati ari aho ngaho, ngo abona kakana ntakiri kukareba neza, afata cya kintu kimeze nka kasike gutya arakeyura. Mu yandi magambo ni nko kubwira Dawidi ngo nguhaye inzira y'ahantu nyoza ibuye, wamumbwire ngo ibyaguhigaga bigiye kukwihera inzira. Amen. Ijwi rimumanukiramo riramubwira ngo noneho fata ryabuye ryawurire kure kuko inzira yabonetse. Uko azunguje ibuye ngo riragenda yikubita hahandi yavanye cya kintu, ririgitamo yikubita hasi. Kwikubita hasi ntibihagije, Dawidi aravuga ngo ushobora kuba uri kunjijisha ukaba utarapfa. Ngo aramwegera, tuvuge ngo amen. Ngo afata inkota Goliyati yizaniye, ubundi inkota Goliyati yizaniye niyimwica. Ngo amukura inkota mu rwubati, ngo amuca igihanga. Muzi impamvu amuciye igihanga? Urugamba rwose kugira ngo abantu bamenye ko rwarangiye. No mu Rwanda byabagaho, ni ikosa rikomeye kujya ku rugamba ugatabaruka utazanye ikigaragaza ko watsembye iki ababisha. Bazanaga icyo bita ibinyita bagitwaye ku icumu. Byo wicaga barindwi baguhaga icyo bita umudeni, wakica 14 baguha imotore, 21 baguhaga icyo bita gucana uruti, ni peti baguhaga. Tuvuge ngo amen. Na muri iki gihe rero iyo wicaga umuntu byagusabaga ko igihanga uzugitwaye ku giti kugira ngo bamenye ko urugamba rwagize gute. Iyo igihanga kitaraboneka urugamba ruba rugikomeje. Munyeganyezo mubwira ngo muri aya materaniro Imana iraguha igihanga. Reka soze rero tuvuge ngo amen. Igihanga maze kugica, dore ukuntu byagenze. Murashaka kubyumva? Mugire gutya turebe. Aha. Igihanga maze kugica, abahungu bose bavuriye mu mwobo rimwe. None dore ikintu cyantangaje. Uwitwa Abuneri wa mugaba w'ingabo za Sawuli ahita aza yitwaye nka dendo. Abwira Dawidi ati mfasha ndate karame, wamaye icyo gihanga ko ari nge generali nkagitwara. Dawidi aramubwira ngo ntaraza igihanga n'icyari gihari. Murabyumvise se? Ntaraza igihanga ntimwari mumaranye iminsi. Abonera aramubwira ngo ahantu cyari kiri hari hakaze. Dawidi aramubwira ngo ubwo ngikuye hakaze rero nimwemere ko ari nge ukaze, mureke nzamukane n'igihanga cyanjye. Mureke nzamukane n'iki n'igihanga cyanjye. Hanyuma rero mwarazamuka, azamutse ageze muri karitsiye n'igihanga. Uwo munsi nibwo bwa kabiri nyuma yaho Miriyamu yatereye ikorasi bamaze kwambuka, nibwo bwa kabiri abantu bateye indirimbo batarepese
ikijyanamo kandi bose bakayumva kimwe. Bararirimba bati Sawuli yice ibihumbi ariko Dawidi yishe inzovu. Uko bayiririmba bakayiririmba babona umuhungu atwaye igihanga, tuvuge ngo amen. Bayiririmba bakuru urugamba rwagize gute rwarangiye. Ubwira ikintu gikomeye rero, igihanga ni ikintu Imana iguha kigahita gisibanganya amagambo bari barakwanditseho avuga ko bitazagira gute bitazashoboka. Igihanga nuko abantu baravuze ngo uzapfa utabyaye ukanyura muri karitsiye utwaye abana. Igihanga nuko umuntu yaravuze ngo uzapfa utambaye igitenge cyiza, Imana ikagukubita igitenge cyitwa tezevu, hari igitenge cyitwa ceceka. Imana ni ikiguha n'uzateke uzagende n'amaguru kugira ngo uce agasuzuguro neza kandi ugende ubasuhuza bose kugira ngo uterahe nimukomere namwe muri aho se nimukomere, ukagenda ubasuhuza mu rwego rwo kubereka ko igihanga cyagize gute. Igihanga nuko abantu baravuze ngo uzapfa udatetse inkono iryoshye, inkono igize gute, ejo Imana ikaguha inkono ivuga. Hari inkono umuntu ateka igateza ibiganiro, nanga firiti we. Hari abantu bazi guhumurirwa, iyi nkono ibiteza ibiganiro. Munyeganyeze umubwira ngo muri aya masengesho Imana iguhaye igihanga kirangiza urugamba maze iminsi urwana. Soza rero, ntuzigere ukora ikosa ryo gutakaza ubuhamya bw'ahagize gute, kuko ubuhamya bw'ahashize nibwo Imana igiye gukoreramo igufasha gukubita ibimeze iminsi biguhagaze imbere mu izina rya Yesu. Ndagira ngo manure nsoza, banzanira umwana hano ukiri mutoya ndabasha guheka, nzanira umwana muhekeho gatoya hanyuma manure dusoze mu izina rya Yesu. Uzane n'imetsi mumekeshe kuko meruka guheka kera. Dukomere Imana amashyi kandi wabaye ucuranga wowe gatoya. Ndashaka guhanura muri iri teraniro Intsinzi ko karasi enda irebe yakora intsinzi bana b'Imana. Tuvuge ngo amen. Ongera tuvuge ngo amen. Uyu nawe yamekesheje biranga ariko ntacyo mekesha neza ariko w'Imana, turi ku mugongo w'Imana, oh turi ku mugongo w'Imana, turi ku mugongo w'Imana. Hanyuma ndashaka kubabwira ko Imana bahetse ku mugongo. Ijambo rya kabiri umuntu uhetswe ntavunwa n'urugendo rurerure. Ijambo rya gatatu nta muntu uhetswe utanga ibisobanuro. Ijambo rya nyuma riravuga ngo ureke gusakuriza mu mugongo w'uguhetse atagushyira hasi ukigenza. Imana yambwiye ngo mugabanye urusaku mu bitugu byayo itazabashyira hasi mukigenza, ariko ukiri mu mugongo w'Imana tuze kuko ibyo akeneye byose azabibonera mu mugongo w'Imana. Imana yambwiye ngo irabahetse ariko ngo mugabanye urusaku mu bitugu by'Imana. Ijambo rya kabiri yambwiye ngo urakomeza gusakuriza mu bitugu byayo iramushyira hasi yigenze, ngo kandi iramushyirira hasi ahantu adasobanukiwe kuhikura bizamugora. Imana ibamere umugisha. Akira umwana wawe mukozi w'Imana.
ashobora kuguheka utuye Kimisagara akaguheka akagutanya Nyabugogo. Agutaye Nyabugogo utuye Kimisagara warangisha biroroshye kugera Kimisagara ugasubira iwanyu. Ariko aramutse agufashe akakwambutsa umupaka akakujyana muri Kenya akagutayo, uzamenya inzira ikugarura iwanyu biragoye. Nabonye hari abantu bari gusakuriza mu bitugu by'Imana, mbonira bajyanye bataye ahantu kwikura batazasobanukirwa inzira yabagejeje aho ngaho. Irambwira ngo mugabanye urusaku mu bitugu byayo, kuba hari ibyo itarakora suko yabinaniwe, ngo iri kubarera kugira ngo mugere ku rwego rwo kumenya kubana n'ibisubizo. Ngo hari abo yagiye isubiza, imaze kubasubiza baribagirwa baragenda. Mwebwe iri kubarera kugera ku rwego muzamenya kubana n'ibisubizo. Irambwira ngo nta na kimwe kitari mu bitugu byayo, nta na kimwe kitari mu mugongo wayo, ahubwo ngo mugabanye iki. Mwanyamira tugasenga muhagurutse. Uranyumvise hano? Muri ku mugongo wande? Ndashaka guhamagara abantu dushaka gusengera. Yesu yabwiye abigishwa ngo iki? Misiyo y'itorero ni imwe, ni ukubwiriza abantu ubutumwa bwiza bubajyana kuri Kristo Yesu. Yaravuze ngo mugende mu mahanga yose mubwiriza abantu, mbahindurire kuba abigishwa banjye, abazembera, muzabatize mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'iry'Umwuka wera. Nta na rimwe muzigera munezerwa ko mwagize iteraniro ryiza mutashyizeho umwanya wo kwihanisha, kuko ikiba cyaduteranyirije hano ni ukugira ngo ijuru ryunguke mu izina rya Yesu. Birashoboka ko ugize amahirwe yo kumva ijambo ry'Imana, ukaba utarakizwa, ukaba ubizi neza ko utarabatizwa mu mazi ngo wakire Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe. Iyo udafite Kristo muri wowe, uhora urwana intambara ukazirwana uri wenyine. Ndashaka kuguhamagara utarakizwa, ubizi neza ko Kristo utari wamwakira, zamura ikiganza cy'iburyo tugufashe gusenga. Ushaka gusengezwa ugakizwa neza, zamura ikiganza cy'iburyo. Ware gutinya amaso y'abantu, aba nta kintu bagutwara, zamura ikiganza cyawe tugusengera Imana. Imana ishaka kukugirira imbabazi, Imana ishaka kukugirira neza, Imana ishaka kugukiza ikagutandukanya na za mbaraga zose zakurwanyaga. Zamura ikiganza cyane tugufashe gusenga. Kizamura udafite ubwoba udatinya amaso y'abantu, zamura ikiganza neza tugufashe gusenga. Yesu abahereza umugisha. Ndabinginze muze hano mbakore mu ntoki, mutere namwe mwegere hano imbere tubafashe gusenga. Najyaga ndorongotana mu by'isino, tere namwe tugufashe gusenga. Yesu aguha umugisha. Ndashaka ko tugusengera Imana ikakugirira neza. Hari imbaraga zakurwanyije, ariko uyu munsi Imana yitega kuguha imbabazi. Tere namwe nawe wazamuye ikiganza hariya tugufashe gusenga. Wari gutinya amaso y'abantu, abantu nta kintu bagutwara. Ngwino Yesu agukiza ibyaha, ngwino Yesu agukiza uburwayi, ngwino Yesu agukiza karande n'imivumo n'inyatsi ibyakurwanyaga, ingeso mbi zose wagenderagamo. Imana ishaka kugukiza ikaguha agakiza. Mwegere hano imbere tubafashe gusenga. Nawe usigaye teri namwe tugufashe gusenga. Reka gutinya amaso y'abantu, muteri namwe muze hano imbere, mwegere hano. Imana ibagirire neza. Yesu abaha umugisha, Imana ibaha umugisha mu izina rya Yesu. Imana ibaha umugisha. Turaza kwinginga abashumba mutere namwe mwegere hano imbere. Abashumba mwegere hano imbere, uradufasha gusenga. Uyu ni umusaruro ukomeye tuba tugize. Reka twinginge anyigisha iby'inzira gusenge singize Yesu wanyu. Amen. Ngiye kwinginga umushumba w'itorero, agiye kubatuza amagambo musubiramo, hanyuma umushumba namara kubidukorera amaze kubatuza agiye kubatandukana n'imbaraga za karande, imbaraga z'imivumo n'inyatsi byabagendagaho, agiye kubahuza n'Imana Data wa twese. Nyuma yo kubatuza turaza kwinginga umushumba ashimiye abafashe abasengera Imana, kandi Imana irabaha umugisha mu izina rya Yesu. Umushumba wacu ni karibu mubatuza, Imana ibaha umugisha. Zamura ikiganza cyawe cy'iburyo, uvuga amagambo ngiye gusubira, uvuga ngo Mwami Yesu, kuva uyu munsi wa none ndakwakiriye umbere umwami n'umukiza w'ubugingo bwanjye. Kuva uyu munsi amazina yanjye uyakure mu gitabo cyo kurimbuka, uyandike mu gitabo cy'ubugingo, kuva none kugeza iteka ryose.
ibyaha nakoze byose kuva uyu munsi ubimbabarire, kuva uyu munsi ubimbabarire, kuva uyu munsi ubimbabarire. Mwami Yesu, uyu munsi wa none nteye intambwe imwe, utere 99, umfate unkomeze, sinzasubira inyuma ukundi, ahubwo mpabwe imbaraga nawe mu izina rya Yesu, amen. Reka bace bugufi dusenge, bace bugufi. Yesu yataye intama 99 ajya gushaka intama imwe yazimiye. Ni mwebwe uyu munsi twateraniye, ni mwebwe Imana yashakaga. Imana ibaha umugisha. Turagushimiye Mwami Imana yacu, aba bagabo n'aba mama n'uru rubyiruko bemeye guca bugufi imbere yawe bagahinduka. Natwe nk'abatambyi tubarambuyeho ikiganza cy'abatambyi, imbaraga zawe zikomeze zibabeho, ubuntu bwawe bukomeze bubabeho. Turabasengeye kugira ngo Mwami uru rugendo batangiye ruzababera urugendo rw'amahoro, imbaraga zose zo kubasubiza inyuma izo zitsinde mu izina rya Yesu. Ubarinde kugendana n'abananiwe kugira ngo batabananiza, ahubwo ubahuze n'abanyembaraga bazagendana nabo. Turabasengeye kugira ngo ubuntu bwawe bukomeze bubabeho, Mwuka wera w'Imana akomeze abayobore, imbaraga z'Imana zikomeze zibatwikire, kandi ubayoboze inkoni yawe y'ubugwaneza, inkoni yawe iryana uyibakureho, ahubwo ubayobore mu nzira nziza. Ijambo ryawe ryaratubwiye ngo iyo nzira ni nyabagendwa, ngo ariko abanduye imitima ntibazayinyuramo, ngo ariko abaswa niyo bazaba ari abakiranutsi zababera inzira yo kwera no gukiranuka. Reka uru rugendo batangiye ruzababera urugendo rw'amahoro. Iteraniro tugukomeye amashyi menshi tugushimira kubw'uyu mukumbi twungutse mu izina rya Yesu Kristo, amen, amen. Haleluya. Amen. Namenaguritse, uyu mugabo yamenaguye. Nsanzwe mwumva, ariko uyu munsi namwumvise ubundi busha, kandi yewe nkunda kwiga kuruta ibindi bintu byose. Nyuma y'ibi bintu avugiye hano bikomeye, tumwerekezeho ibiganza tuvuga ngo Imana imuhe. Muri iyi minsi dufite abantu badupfunyikira bakatubwira ngo Imana iravuze, ariko ikintu avuze ni Bibiliya. Yego. Kandi Bibiliya nibwo buhanuzi bwiza butavangiwe. Uyu munsi rero Imana yashaka ko numvira ijambo. Naje njya gukoresha imodoka, mvayo, nyiha umuntu nagomba kuyiha kugira ngo agende afatira abantu ku kibuga cy'indege, ariko ndavuga ati reka nanjye mpinire hano numva icyanditswe. Amen. None ndahazi. Haleluya. Amen. Turasoma ijambo ry'Imana dusanga muri Yesaya, ni ijambo ryo kubasuhuza ntabwo ndi bubwirize. Yesaya 60 uhereye ku murongo wa mbere haravuga ngo vyuka urabagirane kuko umucyo wawe uje, kandi ubwiza bw'Uwiteka bukaba bukurasi. Haleluya. Nimwakira ijambo ry'Imana. Dushimiye Imana. Nitwa Pastor Rushimiye. Turabanyacyaro bo mu majyepfo, ariko dutuye hose. Burya mu majyepfo ni kure, ariko hose ndahatuye. Amen. Rero nabasuhuzaga umushumba, ni mushiki wanjye, turaganira. Nishimye cyane. Amen. Nabonye abo mbona ku mashusho media, nabonye ba Bowazi, mbona n'abandi. Yego. Ariko turashima Imana ko Imana yatuvuzeho. Amen. Turashima ko Imana yatuvuzeho kandi ituvugaho ibintu bikomeye. Yego. Ijambo rito rero nashaka kugira ngo mbabwire, nimuvyuke murabagirana. Amen. Haleluya. Amen. Nanjye mfite akanwa nzi kuvuga,
ndavuga pe Prophecy. ariko nimuvyuke murabagirana kuko umucyo wanyu Uje. kandi ubwiza bw'Uwiteka bukaburasa. Haleluya. Amen. Mika 4 ku murongo wa 9 haravuga ngo ariko none ni iki gituma uvuza induru? Mbese nta mwami ufite cyangwa umujyanama wawe yaba yarapfuye bituma ibise bigufata nk'umugore urikunda? Ubabare ugira ibise byo kuvyara mu izina rya Yesu. Amen. komera Imana. Impanuro TV, ishakiro ry'amakuru yizewe.